bamwe bahisemo kumwita umwami w'udushya muri ruhago y'u Rwanda, abandi bamwita umunyempano warushoboye byinshi ariko udashobotse kubera imyitwarire ye yagiye isanishwa n'iyabo bita ibirara. Bigizwemo uruhare n'itangazamakuru rituranye bya hafi n'imbuga nkoranyambaga, izina Olivier Kwizera ryamamaye vuba mu matwi y'Abanyarwanda kubera gukabiriza no gutakagiza impano ye mu gukina ruhago nk'umuzamu wabigize umwuga. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya, uwitwaga umunyempano yahinduye ruvumwa n'abamwitaga umuzamu w'igitangaza muri ruhago nyarwanda, aribo banyamakuru bahisemo kumwita umuzamu ushoboye ariko udashobotse. Byashoboka ko iyi ari nayo nkomoko yo kuzinukwa burundu ibyo kuvugana n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ryatangariye impano ye acyaduka muri ruhago, ariko nyuma rigatangira kuvumira ku gahera imyitwarire ye yaranzwe n'udushya twinshi haba mu kibuga no hanze yacyo. None se abavuze ko ashoboye ariko akaba adashobotse n'iki babishingiyeho? Nibyo koko birashoboka ko kuba miseke igoroye byamwihishe kure, ariko kandi uko byagenda kose kumurimiraho itaka ngo ntashobotse niryo kosa rikomeye riri no mu byatumye havuka inzigo n'inzika hagati ye n'abatoza ba ekipe nationale Amavubi, basa n'abibagiwe kongera kumwitabaza mu mikino itandukanye u Rwanda rukina. Ushyize ku ruhande iby'amakuru ari kumwerekeza muri ekipi ya Rayon Sports ngiri kumwifuza vuba aha ubwo yari yaje mu biruhuko hano mu gihugu cy'u Rwanda, Olivier Kwizera yagaragaye mu mikino y'irushanwa rya Esperance Football Tournament ryanasize abakunzi be bamusabiye kongera guhamagarwa muri ekipe nationale Amavubi. Ngiye Kwizera singiye kubeshya, nabonye ba Muhammad Mose bona bacacera mbona abandi hano mu Rwanda, ariko my friend Kwizera ni Manuel Noah. Iyo aba Kwizera yavukiye nko muri Senegal cyangwa muri Cameroon cyangwa muri Nigeria, abari muri Premier League abana urana umuzamu ntagabaho. Manuel Noah akinisha amaguru yagiye muri byinshi, niba bahamagara umukinnyi w'imerita Kwizera ndagutangarije, niba bahamagara umukinnyi wa mbere w'imerita Kwizera hariya adahari ibintu byose byarasambara gatatu. Nibibaho abarusha izamu abarusha ahantu akina arakina, abandi bose ntibakina. Nawe urabyiboneye atwaye ikipe wenyine kabisa. Mu kiganiro cyacu cya none rero tugiye kurebera hamwe udushya cyangwa se ibintu birindwi bitangaje byavuzwe ku muzamu Kwizera Olivier wakiniye amakipe atandukanye arimo nakomeye, arangajwe imbere na ekipe nationale y'u Rwanda Amavubi, Rayon Sports, APR FC n'andi atandukanye yaba yo mu Rwanda no mu mahanga, dore ko kuri ubu anasigaye abarizwa mu mahanga yakuriyo mu bihugu by'Abarabu, aho ngari gukora ibitangaza muri ekipe ya Al Kaukab FC ikina muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu gihugu cya Arabia Saudite. Mu kugutegurira utwo dushya twitabaje inkuru n'ibiganiro byatanzwe na nyir'ubwite Kwizera Olivier, mu gihe utundi turi mu nkuru yanditsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Wageze kuri JFM Entertainment kandi icyo gukora urakizi. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti, nimunyemerere dutangire gutya. Ku mwanya wa karindwi turahasanga inkuru isekeje y'uburyo Olivier Kwizera yabeshye imyaka ye akagera naho avuga ko yavutse tariki 30 Nyakanga 1995, kandi se Gasasira Jean Felix yarapfuye ku itariki 16 Ukuboza 1993 azize uburwayi. Mu yandi magambo, Olivier Kwizera yaba yaramaze mu nda ya nyina iki kigera hafi ku myaka 2. Ubusanzwe abakinnyi b'umupira w'amaguru bakomoka ku mugabane wa Afurika bazwiho icyitwa kugabanya imyaka yabo y'amavuko, ibishimangira ko nta gitangaza kiri mu kuba umuzamu Olivier Kwizera Gishweka yarabeshye cyangwa akagabanya imyaka ye. Gusa uburemere bw'ikinyoma cya Olivier Kwizera bwo burakabije,
kuko se umubyara Sosomado amateka agaragaza ko yitabye Imana ku itariki 16 Ukuboza 1993, hanyuma umuhungu we Gishweka ngakavuka nyuma y'imyaka hafi 2 muri Nyakanga 1995. Ukuri kuri iyi ngingo ntikuvugwaho rumwe, kuko nubwo Olivier Kwizera yemeza ko yavutse si yaramaze kwitaba Imana, igishoboka ari uko yaba yaravutse mu mwaka w'1994 mu gihe se yaba yarasize ateye inda nyina mu Kuboza k'1993. Ikindi gishoboka nuko Olivier Kwizera yaba yaravutse 1993 aho kuvuka mu 1995 nk'uko yabitubeshye. Nta gushidikanya ukuri nyako kuri iyi ngingo kuzwi na nyirako, kuko ibyo yabeshye mu itangazamakuru byo byanze kwemerwa burundu, ahubwo bituma afatwa nk'umukinnyi udakozwe ibyo kwitwa mukuru mu myaka. Kuri ubu ibyangombwa akiniraho byerekana ko amaze kugwiza imyaka 30 y'amavuko. Ku mwanya wa 6 turahasanga ubuhamya Olivier Kwizera yigeze gutanga mu itangazamakuru bukababaza abanyarwanda benshi, bwagarukaga ku nkuru y'urupfu rwa nyina umubyara wapfuye ari kumwonsa. Niba ari ukuri koko Olivier Kwizera akaba yaravutse tariki 30 Nyakanga 1995, nyuma y'ibyumweru 2 avutse, ubwo nyina yari ari kumwonsa amuvanye ku ibere ry'ibumoso, nibwo bahise bamurasa isasu kuri iryo bere yari amaze kwambura umuhungu we wari igitambambuga, wakomeje kumwicara ku bibero kugeza ashizemo umwuka. Mama yitabye Imana amaze ibyumweru 2 mvutse, yamvanye ku ibere ry'ibumoso anjyana ku ry'iburyo, then ho n'amasasu yabagacicikana nyine rifata hamwe nari mvuye bikubita hasi aho ngaho. Kugeza aha birumvikana ko Olivier Kwizera warokokeye hagati y'urupfu n'umupfumu, nawe yakuranye igikomere n'agahinda kuko batarigeze abona ababyeyi be bamurera ngo bamukuze, cyane ko na nyina wari usigaye yapfuye Olivier Kwizera akiri uruhinja. Ku mwanya wa 5 turahasanga agashya ko kwifotoza aryamye mu mafaranga, ubundi akabiratira abashonji bayo nabo bamuhundagajeho ibitutsi byari bihuriye ku kita rusange kimwe cyo kumwita inkirabuheri. Yavuze ko nta banki ziba mu Rwanda. Nyuma y'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itsindiwe ku mukino wa nyuma wa Sekafa na Uganda muri 2015, Olivier Kwizera wakiniraga APR FC icyo gihe yashyize ifoto kuri account ye ya Instagram yamugaragazaga aryamye mu mafaranga yari yiganjemo inoti z'amadolari. Amagambo yaherekesheje iyo foto yari yayanditse mu rurimi rw'icyongereza agira ati Kigali no bank, bisobanuye ngo i Kigali nta banki. Iyo foto yaje ikurikira indi y'imbwa yaraherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Facebook, akayiherekesha amagambo agira ati rimwe na rimwe imbwa ziryana ntacyo zakugira. Izo poste ze zombi zashenguye imitima y'abanyarwanda batari bake, ndetse n'uwari umutoza w'Amavubi John McKinstry wavuze ko azamufatira ibihano bikakaye. Gusa nyuma y'ibyo byose Kwizera Olivier yasabye imbabazi ndetse anabwira Ferwafa ko agiye kuba afunze account ze kuri Instagram na Facebook. Mu magambo ye yumvikanagamo gutakamba kwinshi, yarateruye ati njyewe Kwizera Olivier ndasaba imbabazi buri munyarwanda wese unyumva kubw'amakosa nakoze, aho nashyize ifoto kuri Instagram yanjye ubwirushanwa rya Sekafa ryaberaga mu gihugu cya Ethiopia ryasozwaga. Ndabizi ko izi ngeso zitemewe ku muntu nkanjye ukinira ekipe y'igihugu. Ngiye gukora cyane kugira ngo ngerageze nkosora imyitwarire yanjye. Kubirebana no kuba icyo gihe yaranatangaje ko
agiye kubaritsa ibyo kongera gukoresha imbuga nkoranyambaga ze ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wa Ferwafa. Mu magambo ye yagize ati, ubu nahisemo gushyira ibyanjye byose mu kwitegura irushanwa ry'igikombe cya Afurika CHAN dufite imbere, kandi no guharanira kwitwara neza mu kibuga no hanze yacyo, nkahindura imyitwarire yanjye ku buryo na account nari mfite kuri urwo rubuga nkoranyambaga no kuri Facebook namaze kubifunga kugira ngo uwo mwanya mushyire mu kwitegura neza iri rushanwa. Ku mwanya wa kane turahasanga agashya ko kwiyitirira inyandiko y'Umudage Loris Karius yitabaje mu gusaba imbabazi nyuma yo gutsindisha equipe nationale Amavubi ku mukino u Rwanda rwatsinzwemo ibitego 2-1 kuri Pele Stadium mu gushakisha itike ya CHAN 2019, ibyo bamwe bafashe nk'imyitwarire iranga baswa bavunwa no gutekereza ahubwo bagakopera iby'abandi. Muri Nzeri 2018 nibwo Olivier Kwizera yasabye imbabazi Abanyarwanda yifashishije inyandiko ya Karius watsindishije equipe ya Liverpool ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League yatsinzwemo na Real Madrid ibitego 3-1. Icyo gihe uyu muzamu Kwizera Olivier yasabye imbabazi ku bw'ikosa rikomeye yari yakoze ubwo yashakaga gucenga rutahizamu Jonathan Koja agahusha umupira wafashwe n'uyu rutahizamu ukinira ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, agatsinda igitego mu mukino u Rwanda rwatsinzwemo ibitego 2-1 kuri stade ya Kigali yitiriwe Pele Stadium mu gushaka tike ya CHAN 2019. Mu gusaba imbabazi rero Kwizera yakoresheje amagambo yanditswe na Loris Karius wahoze akinira Liverpool nawe wigeze gutsindisha Liverpool ku mukino wa nyuma wa Champions League ya 2018, maze mu gusaba imbabazi akandika ku mbuga ze nkoranyambaga ayo magambo yakopiwe na Olivier Kwizera wayitabaje mu gihe yasabaga imbabazi Abanyarwanda abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga. Iyi nyandiko twagenekereje mu Kinyarwanda kiragiraga iti, sindabasha gusinzira kugeza ubu, ibyo nakoze biracyampunga mu mutwe, ndasaba imbabazi abakinnyi bagenzi banjye, abafana ndetse n'abatoza, ndabizi ko nakoze ikosa rikomeye ryatumye mubabara, murakoze kandi tuzagarukana imbaraga. Gutsindwa igitego nk'icyo cyatumye asaba imbabazi ntibyari bishya kuri Kwizera Olivier, dore ko yanatsinzwe icyo bisa muri shampiyona ya Afurika y'Epfo ubwo yakiniraga Free State Stars ikanganya na Cape Town City ibitego 2-2. Ku mwanya wa gatatu turasanga agashya ko gufungwa akanakatirwa igifungo cy'umwaka usubitse nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge by'umwihariko urumogi. Ubwo equipe ya Rayon Sport yanganyaga na Gasogi United igitego 1-1 muri Gicurasi 2021, hari abafana ba Rayon Sport batishimiye uko umuzamu wabo Kwizera Olivier yitwaye kuri penalty yavuyemo igitego cyo kwishyura. Gusa ibyo ntacyo byari bitwaye cyane, ahubwo icyatumye bamwe batangira kumutakariza icyizere ni uburyo yaturutse umwiherero w'iyo equipe mu Nzove ngakajya kuvugana n'andi ma equipe byavuzwe ko yari Police FC na APR FC. Muri uko gutoroka rero nibwo Kwizera Olivier yumvikanye mu nkuru z'ubusinzi no gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi kugeza ubwo yatabwaga muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB muri Kanama 2021. Tariki 6 Nyakanga 2021, nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha urumogi, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhanishije igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma y'uko we na bagenzi be 7 bahamijwe icyo cyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ku mwanya wa kabiri turasanga agashya ko gusezera kuri ruhago burundu, ariko nyuma y'iminsi 20 yonyine agahita agaruka. Tariki 22 Nyakanga 2021 nibwo Kwizera Olivier umuzamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangaje ko asezeye gukina umupira w'amaguru burundu, avuga ko hari ibindi agiye gukora. N'icyemezo yafashe nyuma y'igihe yari amaze yumvikana mu itangazamakuru mu nkuru zirimo izo gutoroka mu mwiherero wa Rayon Sport mu Nzove no gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi cyanatumye akatirwa igihano cy'umwaka umwe usubitse.
Nyuma yo gusezera kuri ruhago rero, benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bahise basaba Kwizera Olivier kwisubiraho kuri icyo cyemezo, ariko nawe ararucararumira kugeza tariki 12 Kanama 2021 ubwo yeruraga akavuga ko yisubiyeho ku cyemezo gifutamye yari yafashe. Icyo gihe mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yagize ati: nyuma yo kubitekerezaho nafashe umwanzuro wo kugaruka. Ndizera ko gifite byinshi byo gutanga muri club no mu ikipe y'igihugu. Nejejwe n'ubutumwa bushyigikira buvuye kuri mwe. Hari byinshi nakoze bitashimishije umuryango nyarwanda, gusa ndabasezeranya ko bitazasubira ukundi. Mwarakoze kubw'urukundo mwakomeje kungaragariza muri uru rugendo kuva natangira gukina umupira w'amaguru. Nyuma yo kwandika asaba imbabazi, Olivier Kwizera yahise anatangazwa mu bakinnyi 39 bahamagawe n'umutoza Mashami Vincent watozaga ikipe nationale y'u Rwanda Amavubi mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar muri 2022. Ku mwanya wa mbere turahasanga agashya ko kuba Olivier Kwizera akomoka mu muryango w'abanyempano mu bya muzika, ngo ku buryo nawe iyo ataza kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru yari kuba umuhanzi. Gasasira Jean Felix wamamaye nka Sosomado n'umwe mu baririmbyi bakomeye bari bagize orchestre Impara zacaga ibintu mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu myaka y'1940. Umuhanzi Sosomado wari icyatwa muri iyo myaka rero niwe se wa Olivier Kwizera na mukuru we Iradukunda Zizu wamamaye muri muzika nyarwanda nka DJ Zizu cyangwa se Zizu Al Pacino. Abakunzi ba muzika nyarwanda bazi Zizu Al Pacino nka producer ukunze guhuriza abahanzi batandukanye mu ndirimbo ze, ndetse nyinshi muri zo zaranamamaye uhereye kuzirimo Fata Fata, Niko Nabaye, Bagupfusha Ubusa n'izindi zase akunze gusubiramo nk'iyo y'Isibanga. Ngana ku musozo w'iki kiganiro nakwibutsa ko Olivier Kwizera kuri ubu hari amakuru amwerekeza muri ekipi ya Rayon Sport iri kwitegura shampiyona n'amarushanwa mpuzamahanga by'umwaka utaha w'imikino. Gusa kugeza ubu ayo makuru ntaremezwa, ibishimangira ko akibarwa nk'umukinnyi wa ekipe ya Al Kaukab FC ikina muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Arabia Saudite. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Shadrack Niyonshuti. Iki ni JFM Entertainment. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.